Nongeye kubasuhuza nshuti mwese mukurikirana ibiganiro byacu, nawe niba ari ubwa mbere waba uhageze ni karibu, kandi nkwibutsa nawe niba utarakora subscribe ngo ube wayikora, hanyuma dukomeze tubane mu biganiro byinshi bitandukanye. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku kindi kintu gikomeye abantu benshi tujya twibazaho tuti umuntu buriya se ibimubaho byose ni igeno ry'Imana cyangwa se umuntu ashobora kuba yagira ikintu ahindura mu buzima bwe bwa buri munsi. Tugiye kubirebera hamwe. Turebe icyo abahanga bamwe na bamwe bagenda babivugaho, nawe ushobora kuba ufite ikindi gitekerezo wakidushyirira muri comments. Ushobora kugishyiramo kikaba natwe cyadufasha. Ariko se koko muntu afite icyo yahindura ku buzima bwe, kuko usanga no kuvuka umuntu ubwe nta ruhare abigiramo, ndetse n'umunsi wo gupfa nta ruhare abigiramo. Igishobora kuba hagati, ushobora gusanga umuntu ashobora kuba yavuga ati njyewe ngiye kwiyambura ubuzima. Hari n'ababishaka akaba yashaka kwiyahura ariko se bikanga. None se mu by'ukuri mu buzima bwa muntu hagati yo kuvuka ndetse no gupfa ibigenda bimubaho, umuntu ashobora kuba yahindura ubuzima bwe, ashobora kuba yagira ikintu ahinduramo. Ko tubona byinshi umuntu aragerageza, hari ibyo ushobora kuba wakora bimwe bikemera ibindi bikanga. Ese koko ni uruhare rwa muntu cyangwa se hari ibyo Imana iba yarageneye umuntu, umuntu ashobora kuba atagira na kimwe abihinduraho? Kuko usanga rimwe na rimwe umuntu avuga ati ni ubushake bw'Imana, ariko se umuntu nawe agomba kwicara ntagire icyo akora? Ko umuntu se ashobora gukora ntibikunde bikanga, nka wundi wavugaga ngo amahirwe yanjye yagiye, ko agerageza kuyasatira akamwiyaka akanga. Ese koko hari ushobora kugira amahirwe undi akayabura? Kubera icyo umwe yayabura undi se akaba yabasha kuyabona? Iki kibazo rero kirakomeye cyane kandi kiri mu mitima myinshi ya benshi ndetse n'inyandiko nyinshi, kubera ko usanga ukareba umuntu ufite uburenganzira busesuye ukabyibazaho bwo kuba yahitamo ikintu, cyangwa se niba ubuzima bwe bwaramaze gutorwa ndetse no guteganywa n'Imana mbere y'uko abaho. Kuko turavuga ngo ni ubushake bw'Imana, hari ibyo Imana yaduteguriye, hari ibyo yagennye, ndetse niba n'umuntu avuye mu buzima ngo niko Imana yabishatse. Impanuka zikabaho, intambara zikabaho, ibindi byago bikabaho, bamwe bakagenda abandi bagasigara. Kubera iki? Ngo byose ni umugambi w'Imana. Ariko se Imana yabiza ahazaza h'umuntu cyangwa se hari icyo umuntu yabihinduraho? Mu buryo rero busanzwe abantu bibaza, ese Imana iba yaramaze kumenya amaherezo yanjye kandi sinshobora kuyahindura? Ibi bituma abantu benshi bibaza niba isengesho, ukwemera cyangwa se ingeso nziza bishobora guhindura umugambi Imana yamaze gushyiraho. Ukavuga uti amasengesho yanjye hari icyo yamara, hari ikindi nshobora kuba nabikoraho, se nshobora kuba nahindura kuri ibi n'ibi bishobora kuba bigiye kumbaho, cyangwa se ntacyo nabikoraho. Niba ukaba wavuga uti se ni filime ndimo, wenda ubuzima bwanjye bwamaze kwandika, Imana yarabyanditse ntacyo nabihinduraho, uko bizagenda ni uko nguko, ikizabaho kizabaho. Ariko se buriya Imana igena byose, icyo bita providence divine ishobora kuba iri aho ngaho ntacyo umuntu yayihinduraho. Nk'iyo urebye muri Zaburi ya 33 umutwe wa 11, haranditse ngo imigambi y'Uwiteka ihoraho iteka ryose, ugasanga n'intekerezo z'umutima we zigumaho uko ibihe bigenda. Ibi bihamya ko nta kintu kibaho Imana itagennye cyangwa itarakibonye mbere. Muri ubwo buryo rero ubuzima bwa muntu bumeze nk'igitabo cyamaze kwandikwa n'Imana, umuntu akaba asigaye gusa gukurikira iyo nkuru ihari, atagira icyo ahinduraho. Ibyo ni mu bijyanye na teolojiya, uko abo muri teolojiya, abo mu iyobokamana babivuga. Hari undi witwa Augustine muri Kiliziya Gatolika, ni Mutagatifu Augustine, we atubwira ko ubuntu bw'Imana ari bwo bubaho imbere y'ibikorwa. Mutagatifu Augustine avuga ko Imana itora abantu ku buryo bw'ubuntu bwayo, hatitawe ku bikorwa byabo. Ibi byubakiye ku gitekerezo cyo gukizwa ku buntu, icyo twita la grâce. Iyo grâce ikaba ihari ndetse umuntu nta rundi ruhare abigiramo. Mu Gifaransa Saint Augustin mu gitabo cye yise De Gratia et Libero Arbitrio cya Augustine nyine, Dieu élit les siens par grâce seule, sans considération de leurs œuvres. Nshatse kuvuga ngo icyo umuntu yakora cyose, ntabwo ibikorwa bya muntu byagira icyo bihindura ku gushaka kw'Imana. Ukibaza uti se Imana umuntu yahindura icyo yateganyije? Icyo Imana yaguteganijeho hari icyo wabihinduraho? Cyangwa se nshobora kuba nayishimisha ikagira icyo inkorera kirenze icyo yanteganyirije? Icyo gihe Imana uyihinduye nayo sinzi, ishobora kuba yahinduka bitewe n'ibyo wayikoreye. Niwe waba ubaye Imana yo igasigara. Mutagatifu
wa Thomas wa Aquino, uwo Thomas d'Aquin, we avuga ko igeno rigendera ku bwisanzure. Ni ukuvuga ngo umuntu afite ubwisanzure bwe, icyo twita ubwo burenganzira bwe bwo kuba hari icyo ahitamo. Aravuga ati Imana iragena ariko igena binyuze mu bushake bw'umuntu. Ni ukuvuga ko umuntu agira uruhare mu bikorwa bye, ariko ibyo bikorwa byamaze kumenywa n'Imana. Imana yo izi neza icyo umuntu azahitamo nubwo kitari cyaba, ariko Imana yo ikaba ibizi ati ndabizi yuko uyu muntu aha ngaha azahitamo gutya. Ibi bivuga ko ubwigenge bwawe, ubwigenge bw'umuntu, ubwigenge bwe bufite akamaro, ariko ibizava mu byemezo bye Imana ibizi imbere. Ni ukuvuga ngo Imana izi icyemezo umuntu azafata, aho azanyura hose Imana igiye ibizi kugeza ku munsi we wa nyuma asoje ubuzima bwe. Hari undi muhanga bita Calvin, we avuga ko igeno ridahinduka, ko ubuzima bwa muntu nta kintu ushobora kuba wahindura ku buzima bwawe, ikizakubaho cyose kirahari, nta kintu wabikoraho, wakora ku igena ku kintu cyakugenewe, nta kintu na kimwe ushobora kuba wabihinduraho. Mu gitabo cye Institution de la religion chrétienne, igitabo cye cya gatatu, yanditsemo ko Dieu a prédestiné les uns à la vie éternelle et les autres à la damnation. Ni ukuvuga ngo mu bitekerezo bye, mu isengesho, ibikorwa byiza no kwemera si inzira zo guhindura umugambi, ahubwo ni ibimenyetso by'abamaze gutoranywa. Ntago Imana wahindura icyo yateganije. Hari ibyo Imana yarangije guteganya, yaba ari uzahura n'urupfu, yaba se ari uzajya mu bugingo bw'iteka cyangwa muri ubwo buzima buhoraho, ndetse n'uzajya mu muriro w'iteka, Imana irabazi. Nuko za teolojiya rero zitandukanye zigenda zibivugaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma se kuri wowe ubitekerezaho gute? Reka turebe n'uko abandi bahanga babivugaho mu bijyanye na filozofiya n'ubwisanzure bw'umuntu. Nk'uwo bita Aristote avuga impamvu ndetse n'ingingo z'ibishobora kuba bibaho. Mu nyigisho za Aristote buri kintu kigira impamvu n'igihe, ntago wagihindura. Mu gitabo Ethique à Nicomaque avuga ko umuntu yihitiramo ibyo gukora. L'homme devient ce qu'il est par ses propres actes. Umuntu ni uwo ahitamo kuba we. Bityo iyo filozofiya igamije gushimangira ko igeno atari itegeko riturutse hanze, ahubwo ari ishingiro ry'amahitamo ye. Ariko se niba ari uko bimeze koko, ushobora kwibaza uti ko umuntu avuka ukagira uko wisanga, nta ruhare wabigizemo, kugeza naho ushobora gusanga hari indwara z'uruhererekane mu muryango ishobora kuba yakuzaho, nta ruhare wabigizemo, ndetse no mu kuvuka ukaba utahitamo ko wavuka uri umuhungu cyangwa uri umukobwa, kuba wavukira aha ngaha se cyangwa hariya. Ko ibyo byose biba byarangije kugira icyo bigukoraho, ni gute wavuga ngo umuntu ibyo ahitamo niwe ubihitamo kandi hari ibimugenerwa mu buzima bwe kuva yabaho? Uwo bita rero Kant we avuga ko ubwisanzure bw'umuntu ari nk'itegeko. Immanuel Kant yemeza ko umuntu agomba gufatwa nk'iherezo, si uburyo bwo kugerwaho ku bundi. Avuga ko agir moralement c'est agir librement par devoir et non par contrainte divine. Abishyira biri mu gitabo cye cya Critique de la raison pratique. Kant ahamya ko ubwisanzure ari umusingi w'icyubahiro cy'abantu, bityo nta n'imbaraga za gihakanya cyangwa zo guhakana Imana cyangwa teolojiya zagombye kubutambamiramo ngo urebe ngo hajemo gutambamira ibyo bintu. Mu muntu bimurimo yuko agomba gutekereza neza kandi mu burenganzira bwe, atari ukuvuga ngo ni Imana yabimugizemo, yabimushyizemo. Uwo bita rero Sartre we avuga yuko umuntu imbere rye, ni ukuvuga ngo icyo ashyira imbere ari ihame ryo kuvuga ngo l'existence précède l'essence. Ni ukuvuga ngo umuntu wihangira icyerekezo cye uko biri kose, ni umuntu ushobora kucyihangira, kuko agomba kubaho hanyuma akabona guhitamo. Bivuze ko umuntu abanza kubaho, l'existence précède l'essence. Umuntu agomba kubanza kubaho akabona kwihangira icyo azaba. Mu buryo bwa filozofiya yo twita y'aba existentialiste, ntihabaho igeno ry'abantu, kuko ubuzima nta mugambi w'ikirenga
bugenderaho. Umuntu ni umusangirangendo w'ubusa, yihangira agace ke, akihangira agaciro ke, akihangira uko azabaho. Niko rero Sartre we abibona. Urumva rero ni abahanga mu gutekereza, bagira uko babitekereza, nawe ufite uko ubitekereza, hari n'abandi bafite uko ubitekereza. Muri comments wadushyiramo uko we ubyumva. Rero mu kugira ngo duhamye twese hamwe tubitekerezo hamwe uko teolojiya na filozofiya zibivugaho, urabona yuko teolojiya ya gikristo igaragaza ko Imana ntigena umugambi w'ubuzima bwa buri wese, ariko mu bice bimwe hari abavuga yuko hashyirwaho ubwisanzure. Filozofiya yo rero igira by'umwihariko ya kera nk'iya mbere, ishyiraho imbere ko umuntu afite ubushobozi bwo guhitamo, kandi ko ibyo ahitamo bifite ingaruka. Ibyo ugenda uhitamo ko bigufiteho ingaruka. Rero umuntu yabivugaho iki? Habaho igeno ry'Imana ku buzima bw'umuntu, ariko rishyirwa mu bikorwa hakoreshejwe ubushake bwe. Ni ukuvuga ko Imana izi amaherezo y'ibyo tuzakora, ariko si yo ibidusunika gukora ibyo bikorwa uko biri kose, ariko izi uko bizagenda. Ibyo bihamya ko umuntu ashobora kwinjira ndetse kwemera cyangwa kwanga umugambi w'Imana, ariko ntiyabasha kuwuhindura ngo ahindure icyo Imana yari yarateguye. Ahubwo ashobora kwinjira mu mugambi w'Imana uko yawumugambiriye, cyangwa se agahitamo, bikaba urugero rwo kuwuhinyura, akaba yahitamo ubundi buryo yabibamo. Wowe se ubitekerezaho iki? Sinzi uko nawe ubitekerezaho, cyangwa se nawe ufite uko ubitekerezaho. Wajya usangiza muri comments ubonye uko bamwe bagenda babitekerezaho, ndetse no mu kwemera uko bigenda. Ugasangiza n'abandi iki kiganiro, hanyuma niba utarakora subscribe byaba byiza iyo uyikoze, tukarushaho kujya tubana mu biganiro. Hanyuma Imana ibarinde, murakoze.